Eveline nawe araza kutubwira aho yatoreye uko byari bimeze. Byari bimeze neza cyane, byari ibintu biri kuri gahunda. Amatora urabona ko yateguranywe ubuhanga n'umwanya uhagije. Yego, ntabwo ari Eveline gusa, turi kumwe n'abandi bari budufashe gusesengura. Mpereye ibumoso bwanjye, Scovia ari ku Karubanda. Mutesi, ku Karubanda byari bimeze bite? Karubanda twatoraga guhera timu y'abanyamakuru bagenzi banjye dukorana, Rusizi, Rubavu na Bugesera. Cyokora umuntu ushobora kuba yazindutse wa mbere yari Bugesera, aho mugenzi wanjye dukorana Samuel Mutungirehe yageze kuri site saa 10 hari umubyeyi wicaye utegereje ko bakingura ngo atore. Navuga ngo rero ni nk'umuco w'abanyarwanda mu kuzinduka. Nari nzi ngo barazinduka mu kwamamaza ariko no mu gutora byaruko. Scovia rero ni umuyobozi w'amakuru Mama w'u Rwagasabo, akaba n'umwanditsi wacyo. Araza kutubwira ngo abari ku Karubanda, kandi ibi nabyo ntabwo byabereye mu bwiru, byabereye ku Karubanda. Araza kutubwira. Turi kumwe kandi na Honorable Senateri Havugimana Emmanuel, nk'umuntu w'inararibonye. Bahoze babaza abantu ngo batoye bwa mbere, Honorable mutoye nk'inshuro ya kangahe? Nganumve zirabarika kubera amateka nyine yanjye personnel. Hari imyaka myinshi yashize ntafite uburenganzira bwo kuba natora kubera ko ntari mu Rwanda, ariko nyuma ya 94 ari ubwa gatatu. Ikindi kintu gishimishije yaravuze ngo hari igihe atarafite uburenganzira bwo gutora. Uyu munsi rero ikintu gishimishije kuva ku munsi w'ejo, Marcel, warabibonye ko diaspora yaratoye, ugasanga abantu barabyishimiye, ugasanga mu bihugu bitandukanye. Scovia yaravuze ati hari umuntu wahageze saa 10 za mu gitondo, ni saa 10 saa 11 saa 10 za mu gitondo. Ariko noneho mu gitondo hari umunyamakuru nigeze kumva avuga ko ahubwo hari site yitora abaturage batangiye kuhagera saa 8. Bivuga ngo wa mugani wa Scovia ntago ari kwamamaza gusa no gutora, urabona ko bari babifitiye inyota. Babisha itariki ya 15 z'uku kwezi kwa 7 urebye yari yarabatsindiye kugera Marcel. Cyakora hari icyo nakongeraho kubyerekeye inshuro natoye. Birashekeje. Natoye bwa mbere itariki 5 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1965. Nari mfite imyaka 9 niga mu mwaka wa 3. Nagiye bafite imyaka 9 bari bafite uburenganzira. Oya, nagiye gutorera mama. Byari byemewe cyangwa urumva abantu batazi gusoma no kwandika. Wajyanaga n'umwana utarengeje imyaka 15. Mwabaga mwajyanye mukinjirana mu tukajyana ubwihugiko, akakubwira uko bigenze. Uko byari bimeze rero icyo gihe, nta nubwo yari amasanduka nk'anga tubona uyu munsi. Ni ukuvuga ko icyo udatoye habaga hari akobo bacukuye muri ubwo bwihugiko, icyo udatoye ugashwanyaguza ugata muri kakobo. Ibisigaye ukabizana ukabihereza abakira abahagarariye amatora aho ngaho. Naratoye rero icyo gihe, natoye abadepite mu nteko ishinga amategeko mu Rwanda muri iriya manda ya 65 kugeza 69. Ndacyabyibuka neza koko n'ukuntu bari batondetse ku murongo. Iwacu hari mu yahoze ari prefecture Gikongoro, ku murongo hari imbere Nkeramugaba André, Munyagashaki Isaac, César Higa Laurent, Kozivuze Deogratias, abandi simbibuka. Impamvu nibuka abo ngabo bane ni uko nibo bashakaga gutorwa kandi ko bari bakurikiranye. Nuko tugeze rero mu bwo bwihugiko, mama arambwira ati hera hejuru. Hera hejuru ati ugire bane, ati batubwiye ko tarenza bane. Uko bakurikirana ndashyiraho tumenyetso nuko ndamuhereza. Igikorwa cy'amatora rero abanyarwanda bazindukiyemo mu ntara ya 6 muri diaspora ku munsi w'ejo, nabo icyo gikorwa bakiriwemo, ndetse amakuru yavuze ko cyangwa se batangaje ko batoye neza. Imibare ntabwo komisiyo y'igihugu y'amatora irayitangaza, ariko abo muri diaspora bo igikorwa barakirangije. Ubu ngubu barimo barafunga inkweto, baritegura kubyina insinzi. Abakandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika bari 3, ni nyakubahwa Paul Kagame wa FPR Inkotanyi, Dr Frank Habineza wa Democratic Green Party,
w'ishyaka Green Party ndetse na Mpayimana Philippe wigengaga wari nk'umukandida wigenga. Ku mwanya w'abadepite abakandida bageraga kuri 589 nibo bahataniraga imyanya 80 mu kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri manda y'imyaka 5, barimo n'umukandida umwe wigenga, abandi baturuka mu mitwe ya politiki. Bivuze rero ko urupapuro rw'itora uwarufataga yagendaga abonaho ayo makuru. Nicyo kiganiro rero turimo kuganira uyu munsi. Reka mpere kwa Scovia wari ku Karubanda aduhe amakuru atari nk'ayanavuga ngo yampuruye aha, ahubwo byari byifashe bite amwe y'abamotari bari bafite ese nandi. Mwarimu mubaza senateri bwa mbere atora, ngiye bwa mbere sinatoye, ariko habaye amatora iwacu byari 2003 hari umuziki, nagiye kubyina umuziki ko sinari nemerewe gutora. 2003 twagiyeyo turi benshi, abana benshi bari buzuye aho, abapolisi bakajya batwirukana bati mwe nimwemerewe kuza, ariko ko harimo umuziki umupolisi tumubuza ubuzima kugeza twinjira. Hanyuma ati nimwinjire. Niyo matora ya mbere nitabiriye, ariko ayaje akurikira nyuma yaho narayitabiriye. Uyu munsi nta bana bari bahari aho wagiye uca hatandukanye? Ikintu gitangaje ntabwo abana baje, abana bo muri iyi minsi batandukanye nabo. Igituma abana bazaga guhurura, habaga hari umuziki badekoye ibintu nyine abana batamenyereye kubona. Icyo gihe ho bari banashashe imisambi myinshi, twatwaje n'ababyeyi bacu imyenda yo gutegura, ngira ngo ntago hari hakabonetse ibyo gukoresha, hari imyenda bahambiranyaga bagashyira, bakaba ariyo bakoramo ubwihugiko, imyenda ihambiriye bagashinga inkoni bagahambiraho umwenda bagashinga hariya kugeza bakoze akumba. Niko kabaga ari ubwihugiko. Uyu munsi rero byari bibe bigoranye ko umukobwa wanjye cyangwa umuhungu wanjye ajya kubireba, kuko harimo arabireba kuri televiziyo, nta mpamvu rero yo kwirukanka ajya ku ishuri kubireba, yongera niyo mpamvu bataje. Ishusho yari ihari guhera mu gitondo kimwe, wenda mbere yuko nza kubijyagaragaraga nk'amaso ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bari bakoze udushushanyo, umuntu aryamye hejuru y'inkoko ati tuyiraye ku ibaba. Abakurikiye hando Twitter yanjye ako kantu nakabonye nkageraho, ni nizere ko abanyarwanda mwese muraye mutya. Byabanje ari ibiganiro byahereye ejo, abantu bavuga bati turagiye, abandi bati mwiyambura ingofero zifite ibirango, mukuremo imyenda. Nagiye ngiye nk'umunyamakuru, ikintu cya mbere ndimo ntekereza itangazo rya NEC cyangwa se Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Abantu bose bararyumvise ko nta muntu uri bujye kuri site y'itora cyangwa aho turi butorere yambaye ikirango. Gusa ku masite abiri nanyuzeho, imwe niyo nabonyeho umwana w'umusore w'imyaka ngira ngo uje gutora bwa mbere, wari wambaye t-shirt iriho ifoto y'umwe mu bakandida. Nawe ahageze baramusobanura n'iki akajya aburana, ariko murabona ni ifoto nta jambo ryanditse. Ntabwo nanditse ngo bamutore, ngo nambaye ifoto. Bati ntabwo ari byo naje kugenda baturasubirayo, ntabwo uri bwinjire hano uyambaye. Atoke noneho ati kanguhindurize, arawuhinduriza ati hari ifoto ya foto ati ntayo. Nicyo cyiza cy'abajene. Ariko ikindi, abantu bakuze nibo bazindutse mu by'ukuri. Nuza no kureba kuri za site z'itora amasaha 8 saa 9, abajene nibwo barimo baza, nabo bigeze gutoraho. Abatoye bwa mbere n'abakuru bazindutse pe. Byagaragara ko mu gitondo hagati ya saa 1 na saa 4 hari imirongo minini, ariko bigeze saa 4 n'iminota irenga abantu batangira kujya haza umwe, babiri, batatu, utegereje mugenzi we. Mu byumba by'itoresha cyangwa aho abaseseri bari ubona bicaye nta bantu, ariko ubundi imbere byari umurongo udahagarara. Ikindi kintu ngira ngo uko imyaka ihita, natanze urugero nibuka 2003 ababyeyi bacu batwara imyenda bambara kugira ngo bakore ubwihugiko. Bitandukanye n'amatora kuri iyi nshuro na 2017 harimo itandukaniro. Urabona ko habaho bakorera amashuri kera yabaga ashaje, ubu habonetse amashuri mashya, ibikoresho urabona ko ibintu byose biri smart. Ariko ntitwanabivuga ku kwitora gusa, wahera no mu gihe cyo kwamamaza wabonaga ko n'abakandida uko imyaka ihita, uko bateguye ibintu byabo, uko protokole zabo, mu by'ukuri amatora arakura. Biragaragara ko akura, n'abaturage kandi bagakura mu kuza gutora. Abandi bati turaguma aha, mvuye kuri site hari abavuga bati twebwe turaguma hano kugira ngo tumenye umukandida wacu niba atsinze. Bati ntabwo ari hano mu bitegerereza, bati nihe babibarira se
ubundi bajyaga babibarira amashuri impapuro murazijyana he ngo abe ariho tujya ni ntuza rero nyinshi ziri aho wenda abakomisiyo y'igihugu y'amatora bagafasha abantu kubasobanura uko bari bubikurikire ariko ugiye kubireba mu nzira yavaga iwanjye mu gitondo naje mbere ya saa moya abantu bari benshi kananga urugero hari ijambo mwarimu yatuje yigisha itangazamakuru nibyo kuvuga ngo bakubise baruzura urabona nk'iyi studio izi ntebe kuko ari enye ubu twakubise turuzura ariko n'uri muri stade nabo 46,000 nabo bakubise baruzura reka no gukoresha gukubita kuzura ariko mvuga ngo kananga urugero niba hari umuntu wari wagera imbere ya stade Rayon Sport yakinnye na APR match irangiye basohoka niko abantu bari bameze mu mihanda banyuranamo kuko imidugudu iba idakorera hamwe ubona nta n'imodoka nyinshi yari amaguru. urakoze cyane Scovia Honorable Senator ndagira ngo utubwire urebye nk'amatora yo muri 2017 n'uyu munsi 2024 arahurira hehe itandukaniro niriye ndavuga mu bijyanye n'imyiteguro ndetse n'uburyo abanyarwanda bayitabiriye mu bice byose baba bari hano mu Rwanda yewe no hanze yarwo. Amatora muri 2017 nayo muri 2024 atandukaniye ku byo Scovia yari amaze kuvuga by'uburyo ibikoresho isuku gihe icyo gihe nigishaga muri kaminuza i Butare twatoreye ahantu hari umukungugu usanga ari ibintu nyine sinzi jewe no muri iyo minsi nari mfite akagripe ndumva ko nabonaga bitari byiza cyane kuko nk'ibyo nabonye ubu ngubu na kampanye uko yakozwe nkuko Scovia yabivuga basanga ari ahantu hateguye neza hari ikintu nashimye cyane nabonye hose aho umukandida wa FPR yagiye sinzi niba mwarayibonye iriya tapi vert bategura ugasanga hari agatapi keza imbere aho aza kunyura n'aho abandi banyacyubahiro bose baca ubonye ku mafoto ari ahantu heza cyane niyo uhageze rwose usanga ari ahantu ibiya rero ni ibintu nyine bishya tugenda tubona bagenda bongeramo ugasanga harushijeho ari ikintu cyo gutera imbere naho ubundi ubwitabire bwo ni bumwe icyo gihe nabwo abantu baritabiraga kandi umutekano nawo nicyo kimwe nuko nta diferanse mbonamo gusa diferanse ndayibona mu buryo bitegurwa isuku ibikoresho n'ukuntu abantu baba bari mu babyitangwa n'amasibo muri ya masibo bikoze neza cyane yego kuri cyo no bavuga cyo gutegura wenda baravuga green carpet cyangwa iriya tapi y'icyatsi yacagaho umukandida wa RPF ariko reka tuvuge no ku mukandida Green Party Frank Habineza 2017 yari umuntu uri mu modoka imwe agakurikirwa na kwaseri imwe y'abantu be abayoboke b'ishyaka rye ariko rimwe na rimwe noneho n'inzego zarushijeho kavuga ngo gukura ugasanga bamunanije bakamushyira nko ku kantu k'agasozi hejuru iriya ngo ni hari bwiyamamarize bamwemereye kuri iyi nshuro abantu baramubonye mu mashusho yacaga mu mijyi yazamutsa yavuye mu modoka ari hejuru asuhuza abaturage akiyamamariza aho yumva we hari bumworohereze ndetse hashobora no kubona abantu be bitabagoye ikindi kubwa 2017 nigeze njya kuri site ze ntabwo wabonaga ko hari abantu bamurinze nk'uko babaga bamurinze ubu yari afite inzego z'umutekano bakamukingurira nka kandida perezida agasohoka nebye ukuntu afiringa biriya bintu ndavuga ni mama ya Mungu nanjye kwiyamamaza birasobanutse n'abayobozi bakamwakira noneho ugasanga kuri site ategereje meya hari igitifu w'umurenge ariko 2017 niba mubyibuka hari n'abayobozi babikurikiranyweho n'amategeko kutubaha umukandida ubwo rero ryari itandukaniro rinini rigaragara ko hari abantu mu kwamamaza byagiye bihinduka ikindi wabonaga ko n'abantu noneho mbere wagiye tukabona afite nk'abantu nka 20 ariko kuri inshuro wabonaga ko afite abantu benshi nawe yego Scovia wigeze kubivuga ugeze kubigarukaho ku mbuga nkoranyambaga no ku rubuga rwa RBA bavugaga ko kuri site ya Rugangazi mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza saa 10 z'ijoro hari umurongo w'abaturage bategereje gutora Rurangazi yego iyi nyota yuko kuzinduka bingana gutyo reka wenda ngewe
njye nk'umunyamakuru nifuzaga kubona ibyo abandi batarabona. Ndi mu bantu bageze ku masite yo kwamamaza kare. Hari site nagezeho saa 4 z'ijoro kugeza mu gitondo za nijoro, nyine saa 4 z'umugoroba. kwiyamamaza bizaba umunsi ukurikiye, bizaba ku munsi ukurikiye saa 5. Mpagera saa 4, dufite abantu babaga bazi site zo kwiyamamaza bakahatanga polisi. Imodoka zizana abapolisi bari bubwira abantu ko tubasakira aha, ambulance ziza gutegereza abantu, abajyanama b'ubuzima bazanye amazi, bantu bari mu mirimo, abaturage bakahabatanga. Hari uwo nabajije ntise mubyeyi ko wazindutse koko izi saha iyo uryama, harenje ngo ati ndyama iki, nuko umukandida bakubwiye ko azi nijoro se cyangwa azaje, ati nashaka ntazaze muri uyu mwaka azansanga. Apfa ko batubwiye ko dutangira kuza. iyo nyota Scovi No, nkamubaza se kubera iki mu magambo y'abaturage, abanyarwanda buriya bazi kuvuga, ukumva aragusubiza ati inyota ya impamvu mfite ikomeye atari kubwo ndyamye, ati twararaga mu bihuru, none ubu nsizi wanjye mpakinze nta uri bunyire, kurara mbyina ntegereje umuntu wankuye kurara mu ishyamba. Nakiriye abaturage saa 5 bavaga munsi y'ibirunga, ni Musanze, bamanuka atabacengezi bahoraga baca, tukarara twihishe mu binogo, ati none duce mu muhanda twese tugenda tubyina, ati bitwaye iki, ati kandi reba hano abasirikare bose barahari, ati nabiki, ati ngiye kuhaguma. Iyo ubwo buryo bwari bumvaga umuntu arabivuga. Hariho ngiye mu mashusho yacu y'ibiganiro byacu, hari uwo bavugaga bati perezida araje cyangwa umukandida ahagaze kuri cya cyuma aho ari buce, umuntu yamukubita amaso akarira. Uko kwiyumva ko abonye umuntu ngira ngo atateganyaga kubona. Nimuza kureba kuri hando Twitter ya Mamurwa Gasabo, umubyeyi umwe yasohotse mu cyumba cy'itora ahura n'umukandida umwe wari uvuye gutora, aramusuhuza akajya yihungiza, ubona ko agiye kubura umwuka kubera kwishimira atayiwe emotion. atumva ati ni njyewe utoye, mwese nta kintu ndatoye pe, ndatoye bisa bigenze bitatu, ndatoye pe. Scovi reka dusohoke muri studio gatoya. Hari mugenzi wacu Fredy Ruterana muri Rutsiro. Fredy wiriwe neza? Nakumva neza Eveline, mwiriwe. Wiriwe, aho ngaho uri kuyihe site, byifashe bite? Duha ishusho yaho kugeza muri aya masaha. Yego, ndi kuri site y'ishuri rya Kivumu, ni mu karere ka Rutsiro. Ubu kano kanya nkuko umbwiye mbahe ishusho uko imeze. Ku isaha ya saa 9 nibwo abakorabushake bakoreraga hano kuri site ba komisiyo y'igihugu y'amatora bahise bahamagara abaturage bari hafi aha nubwo batari benshi, kugira ngo baze batangirane igikorwa cyo kubarura amajwi. Icyo gikorwa rero nicyo kiri gukorwa aka kanya kuri iyi site. Ubu ngubu bakaba bamaze kubarura amajwi y'amatora, amajwi ku bakandida bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Ubu rero icyo ndimo ndabona nanone barimo baregeranya amajwi bayakura muri twa dusanduku kugira ngo batangire noneho babarure n'amajwi ku bakandida b'abadepite, harebwa amashyaka yatowe noneho n'umukandida umwe wigenga. Ibyo nabyo nibyo bagiye gukora, babarura amajwi. Navuga ko ariyo shusho nk'uko muri kubibona namwe, nibyo birimo bikorwa kano kanya kuri iyi site. Fredy, saa 9 zuzuye nk'uko byari biteganyijwe, abantu bose bari bamaze gutora? Yego, abantu bose hano nkurikije aho nanyuze, kuko nibanze cyane kunyura mu bice by'icyaro. Nahereye mu karere ka Rubavu kuva ku isaha ya saa 10 n'igice z'igitondo, wabonaga abantu bazindukiye ku masite. Ukomeje ku muhanda bita umutekano, ni umuhanda ubundi wegera cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mupaka, ahari ikibaya kiduhuza n'igihugu cy'abaturanyi. Wabonaga abaturage bari bazindutse kuri site ari benshi bashaka gutora kare, ku buryo nabo batubwiraga ko bashaka gutora kare ngo basubire mu mirimo yabo. Ni nako byagenze no muri iki gice cya Rutsiro. Nabwo negereye imirenge yegereye ishyamba rya Gishwati Mukura, naho abaturage ubwo ntagiraga mu masaha ya saa 4 saa 5 wasangaga bose barangije gutora. Ubona abatoye kuri buri site bageze kuri 90%, 94, 95, ku buryo byageze ku isaha ya saa 8 n'igice abantu bose barangije gutora. Nk'ahandi kuri site ya Kivumu abaturage 100% bagombaga gutorera ahangaha bose batoye.
nageze hano nka saa 9 ziburaho iminota 5 nta muturage nasanze ahangaha. Mbajije umuyobozi wa site ambwira ko abaturage barangije gutora, ubwo bari bategereje iminota kugira ngo noneho batangire babarura amajwi. Ni ukuvuga ngo barangije kare. Abo mwashoboye kuganira imbamutima zabo zari zihe? Mu maso yabo mu by'ukuri wabonaga ko ari igikorwa bari bategerezanyije amatsiko, kuko wabonaga ari umunsi bari bategereje. Ndabikubwiye ko nabyutse saha ya saa 10:30, saa 11 nibwo nari mvuye mu rugo ndi kugenda ndeba site zitandukanye. Uko nagendaga muri icyo gicuku wabonaga abaturage bose bari mu nzira bagana kuri site nagezeho saa 11:40 nasanze abaturage bageze kuri site. Hari uwahageze saa 9, aro twaganira bambwiye ko yageze saa 9, mubaza impamvu. We yavugaga ko iki gikorwa agitegereje amashyushyu kandi yumva ko yari afite ubushake bwo kwitorera umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Mu maso yabo rero babonaga bafite akanyamuneza, ku buryo iyi site nagezeho imwe ndakeka ni mu murenge wa Nyundo. Usibye n'abo baturage hari n'abandi wabonaga bari bafite imizirizo cyangwa se ubusembwa batemerewe gutora, cyane cyane bahamijwe ibyaha n'inkiko. Nabo hari uwo babujije gutora, mbona biramubabaje. Aravuga ati nta ndi mahirwe nabona nibura nkabona uko ntora, ariko bitewe n'amabwiriza abaseseri cyangwa se abakorerabushake ba komisiyo y'amatora bamubwira ko bidashoboka. Ibyo byose ni ukwereka ko ingeri zitandukanye z'abaturage bose bifuzaga gutora ko ari igikorwa bari bategereje. Reka tugushimire cyane Fredy Ruterana. Ndabashimiye namwe. Yari mugenzi wacu Fredy Ruterana muri Rutsiro, aho yari ari kuri site ya Kivu. Urumva ko Yvonne nako umurerwa kuri uyu muhanda yavugaga w'umutekano, nituvuga amatora abantu banumva imiterere y'ahantu. Bawise umuhanda w'umutekano kubera ko ni umuhanda uturuka Rubavu ugafata ku kibaya gitandukanya u Rwanda na Kongo, muri ugambuka ujya Bugeshi, murenge wa Bugeshi, Busasamana. Bawise umuhanda w'umutekano kubera ko abaturage hari imyaka yabaye abaturage badashobora gutinyuka guca uwo muhanda. Njyewe ujya kuhatara inkuru rimwe na rimwe mu kibaya, abarwanyi ba FDLR baraguhamagara bati komera mwasikovi, ntimukomere mwa hakurya mu kibaya. Bisobanura rero niba abaturage bashobora kubyuka saa 10 bagaca muri uwo muhanda urimo FDLR iri hakurya bareba, bawise ngo n'umutekano kubera ko bavugaga bati aha ntitwahanyuraga, none umuntu arahanyura ava mu mirima ye, nubwo uwamubuza umutekano tumureba hariya ese kuki utamutinya? Ati munsi yanjye hano harimo uwatinya nawe. Iyo ntuza rero y'abaturage kuzinduka naho ukeka ko bidakunda, birakunda. Ariyo mpamvu nakuvuga ngo nahuye n'abantu bamanuka munsi y'ishyamba ry'ibirunga aho bari batuye mu midugudu yahaje, ahubwo ahangaha ntitwahanyuraga na saa 8 ntiwahanyura. Rero hari impamvu nyinshi nk'uko babivuga zo gutuma abantu batora. Icyizere cy'umutekano n'ubuzima. Yego. Kuri iriya myaka bavugaga y'abantu bakuze, bano bantu ngewe mfite umuntu umwe ukuze, inshuti yanjye, papa wanjye, yarambwira ati ndodera imyenda imwe yo kwambara. Namwana ngiye kudodera mu mabara yose, ntise ubutaha uzongera kwamamaza? Ati dore, ati bavuga ko tutazarenza 80, ati ubu ntigiye kurenga, ati nshigaje gutora kabiri. Icyo rero ni icyizere cy'abantu bakuze bumva ko hari ubuzima, hari umutekano. Gutora, ngewe nari mu itsinda rinini ry'abanyamakuru baje hano b'abanyamahanga. Umwe akakubaza ati se hano nuko ari site yo mu mujyi cyangwa iri buzeho umukandida, ahandi naho biri quiet desemo? Ahubwo ahandi ho ntabwo bicecetse, hano twashyizemo akantu ka disipurine kuko turi bwakira abayobozi, n'ahandi barimo barabyina. Hajya mwereka utuvideo, akabaza ati aya matora yanyu se ubundi abameze ati namwe n'aya matora yacu n'ubundi yari mu muco w'ikinyarwanda. Ni mu kinyarwanda ntabwo dushamaduka, ntituvuze induru, niyo hari ibyo tutakunze turabigaya ariko ntiturwana. Hari ibintu abanyamakuru baje mu by'ukuri b'abanyamahanga na kampeni itangira bari baje kurebaho Scovia mfite ipanu nyikubita senateri kuko ni bamenyemo hagati ibyo bazi wabo, senateri hagati yanjye nawe hacamo polisi bati ntiwica umusaza Scovia, ntindamwica n'impamo ya Mungu.
bari baje gukiza iryo soko bafite impamvu ko none baje basanga ibintu byose neza. hari uwanshekeje ngo ni umukaturike cyane, yambwira ati desemu nk'ukuntu iyo ujya imbere ya padiri ujya gufata karisitiya, ati niko murimo kujya gutora. byari ikibazo rero. ni bwa budasa bwacu na nyakubahwa perezida wa repubulika yagarukagaho inshuro nyinshi. Nyakubahwa senateri, twahoze tuvuga muri diaspora uko ejo batoye, dutangira ikiganiro wavuze uti jyewe myaka ya kera myinshi sinagize amahirwe yo gutora. hari igihe abato babyirukira mu gihugu kirimo uyu mutekano Sikovi yavuga, tutagifite ahantu hatakiri nyabagendwa, bakabona ibintu byose bimeze neza, bakumva ko umubare munini w'abanyarwanda wari hanze y'igihugu, mwe mwari hanze. aya mahirwe yo gusanga abantu muri diaspora bagatora kugira ngo n'urubyiruko rujye rumenya aho u Rwanda rwavuye, rumenye ibyo ari byo. umva rero ntazina nkubwire, ni ukuri pe, yewe ndibuka batora nk'uko bavuga iwabo ibwirizwa nshingiro, ni ukuvuga itegeko nshinga mu Burundi. nigaga muri kaminuza mu mwaka w'1900 ngira ngo na 1982 na gatatu. mbona bagenzi banjye bari ku murongo bafite amakarita y'itora, bagiye gutora mu Nyakabiga, ikaritiye yegereye campus nigiragamo. ndabireba bagenzi yuko nashobora kuhakandagira, numva umutima urandiye rwose. ariko buriya burenganzira jyewe nzabukura he bwo gushobora kuvuga nanjye nti ijwi ryanjye rifite icyo rivuga muri iki gihugu, mfitemo ijambo. ibyo rero byaratubabazaga, ariko ukibuka kuri impunzi nta kundi kuntu byagenda, ugomba guharanira kuzabona igihugu cyawe nawe, cyangwa se ukemera nyine ugahebera urwaje. Honorable, turagaruka mu kanya, twihanganire. reka nakire mugenzi wacu Kagabo Jean Pierre aherereye kuri NEC. Kagabo, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Wamaze gutora birumvikana nk'abandi banyarwanda. Izo ni inshingano z'umwenegihugu ukunda igihugu cye, ibyo biba byarangiye kare cyane. Urakoze cyane. hanyuma rero tubwire, uherereye kuri NEC, muri aya masaha byifashe gute? Murakoze studio, nibyo turi kuri komisiyo y'igihugu y'amatora kuri uyu munsi ukomeye, aho abanyarwanda bagena abayobozi b'igihugu mu myaka 5 iri imbere. Kuko twabivuze ni ku nshuro ya 4 abanyarwanda batoye umukuru w'igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, akaba no ku nshuro ya 5 batoye abadepite. Twabigarutseho umwihariko nuko amatora ya 2024 ari umukuru w'igihugu ahuye n'ay'abadepite, bikaba binabaye uruhurirane rw'imyaka 30 ishize igihugu kibohoye. Ndi kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Bwana Charles Munyaneza. mu kanya nk'uko itegeko ribiteganya igikorwa cyo gutora kirarangiye, twagira ngo muduhe muri rusange ishusho y'uko iri tora ry'umukuru w'igihugu n'abadepite ryagenze hose mu gihugu. Ese ko amatora ategurwa igihe kirekire, ariko umunsi nyirizina wo gutorwa saa n'umunsi umwe, 2 cyangwa se 3, byose byabashe kugenda uko mwabiteganije? Hari ibitari biteganijwe byabaye? mwaduha ishusho ngari yuko byagenze. Murakoze. Reka tubanze dushimira abanyarwanda uburyo kugeza ubu kuri uyu munsi w'itora wa 2 dutora perezida wa repubulika n'abadepite. ndavuga wa 2 kubera ko ejo nk'uko mubizi abanyarwanda bari hanze y'igihugu baratoye. ku bijyanye rero n'uyu munsi turabashimira cyane uburyo bitabiriye amatora, uburyo bazindutse. ubundi isaha yo gutora byari gutangira saa 1 kugeza saa 9 za nijoro. nk'uko byagaragaye rero saa 1 zageze, abaturage benshi bageze ku mirongo ari benshi. turabashimira rero, turanabashimira n'uburyo bitwaye ku mirongo, uburyo batoye mu mutuzo, mu mutekano nk'uko bisanzwe, kandi twari twabibasabye, twari twabibakanguriye. icyo tubashimira ni uko babyitwayemo neza. nanone turashimira imitwe ya politiki, abakandida bigenga haba mu matora ya perezida wa repubulika ndetse n'abadepite, uburyo bubahirije ibyo twabasabye kandi biteganywa n'itegeko ku bijyanye no kwiyamamaza. uyu munsi nta bikorwa byo kwiyamamaza twigeze tubona, byaba ibikozwe mu buryo bw'inama, byaba ibyamamaza abakandida nk'uko twe twabisabye ejo hashize. ibyamamaza byose byari byavuyeho. n'uyu munsi ntabyo twabonye, haba mu mayira haba ku biro by'itora. turabashimira rero bose abo babigizemo uruhare. tushimira n'inzego zitandukanye, inzego z'umutekano, inzego z'ibanze,
uburyo zafashije muri rusange mu migendekere myiza y'iki gikorwa cy'amatora. Icyo twabonye rero muri aya matora ni ubwitabire bwinshi buri hejuru. Mu mwanya mu masaha ari buze turaza gutangaza icyerekezo kiba byavuye mu matora, ubwo ni iby'ibanze mu byavuye mu matora ya perezida wa repubulika, cyane cyane ya perezida wa repubulika niyo turi buvuge mu masaha ari buze. Turaza kugaragaza uko amatora yagenze, ariko ikigaragara kugeza ubu amasaha makeya itora rirangiye biragaragara ko amatora yitabiriwe. Amatora yitabiriwe, ariko bagenzi bacu bari hirya no hino batubwira ko hatangiye kubarurwa amajwi. Mwatubwira muri rusange uko birimo bikorwa? Hari n'abanyamakuru barimo bakurikirana aya matora baba mu Rwanda no mu mahanga, ni ibiki bemerewe ni ibiki batemerewe, ariko munatubwire ese hari ibibazo mwagiye mwakira, niba hari ibihari mwagiye mubikemura mute? Icyo navuga nibyo, henshi barimo bararura amajwi ubu nk'uko amategeko abiteganya, ariko hari aho amatora agikorwa kugeza ubu kuri iyi saha nk'uko amategeko nanone abyemerera komisiyo y'igihugu y'amatora. Itegeko ngenga rigenga amatora ryemera ko amatora ashobora gukomeza kurenza isaha yagenwe, ubwo hano turavuga saa 9 hari impamvu. Ibi byo navuga rero muri uyu mwanya hari aho amatora arimo akorwa. Mu karere ka Gasabo hari amasite makeya, harimo Kagugu, harimo site ya SOS, hari Nyabisindu, aho abaturage bakirimo gutora kubera ko baje ari benshi. Isaha yo gutora isanga bakiri ku murongo, ibyo amategeko arabyemera ko bari ku murongo bakomeza gutora kugeza igihe barangiye. Ariko nanone n'abatari bakageze ku murongo, itegeko ryemerera perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihe abigejejwe n'abatoresha ko hari impamvu runaka yatumye iyo saha igera abantu batari barangiza cyangwa batari bagera no ku masite y'itora, iyo saha ikaba yakongerwa. Aho rero muri Gasabo baracyatora kuri izo site mvuze. Ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi barimo baratora. Mu Bugesera, mu mujyi wa Bugesera barimo baratora dukurikije ibyo biteganywa n'iryo tegeko. Ariko ahandi hose mu gihugu ubu amajwi yatangiye kubarurwa kandi birimo birihuta. Mu mwanya uri imbere turaza gutangira kumenya ibyavuye mu matora. Ku bijyanye n'itangazamakuru, abanyamakuru b'Abanyarwanda b'abanyamahanga bemerewe gukurikirana ibikorwa byose by'amatora. By'umwihariko ubu aho tugeze bemerewe gukurikirana ibikorwa byo kubarura no gutangaza amajwi mu byumba by'itora. Biremewe rwose. Ibyo twagiye tunagerageza no kubisobanura. Hari aho bageraga abakorerabushake bacu bamwe wenda badasobanukiwe n'ibyo bagatinda kubemerera gukora ibyo bikorwa, ariko bemerewe gufotora, bemerewe gufirima. Ibyo batemerewe ni ukujya mu bwihugiko bw'itora igihe harimo utora, cyangwa wenda no gushaka gufotora impapuro z'itora igihe zirimo zibarurwa cyangwa zirimo zikoreshwa. Naho ibindi byose umunyamakuru ufite icyangombwa cyerekana ko ari umunyamakuru, yaba umunyamakuru mpuzamahanga yaba umunyamakuru w'umunyarwanda, bemerewe gukurikirana ibyo bikorwa by'amatora. Kandi turashimira ko banabikurikiranye kandi nabo bitwaye neza kinyamwuga nk'uko n'ubundi twagiye tubiganira nabo. Nibyo muvuze gutangaza iby'ibanze, ndagira ngo mu bice hakarongo musobanure ibyo ari byo n'igihe umuntu yagiranya ko bibera, ariko munatubwira uruhare bifite ku byavuye mu matora muri rusange. Ese ubu niba hari umukandida wakurikira iby'ibanze agatangira kwishima no kwizihirwa no kubyina intsinzi, yaba akoze ikosa? Bafite ubuhe butumwa abakandida? Iby'ibanze bifite uruhe ruhare ku byavuye mu matora? Iyo tuvuze iby'ibanze tuba tubitandukanya n'iby'itegeko riteganya. Itegeko riteganya gutangaza iby'agateganyo no gutangaza ibya burundu. Nayo mvuze iby'itegeko riteganya. Iby'ibanze ni komisiyo y'amatora ibigena kugira ngo abanyarwanda batangire kumenya vuba bishoboka uko batoye n'ibyavuye mu matora. Niyo mpamvu tubyita iby'ibanze. Nibyo turi bukore iri joro. Guhera uyu munsi iri joro turatangaza, turavuga. Abanyarwanda bafite amatsiko kuko aya matora
warabikurikiye mu bikorwa byo kwiyamaza ku bakandida, bafite amatsiko yo kumenya uko aya matora arangira, bakurikire ryari, hari igihe mwagereranya? nari ngiye kuvuga uko amategeko ateganya ibyo turi butangaze cyangwa ibyo turi bugaragaze uyu munsi ni nyine ni ukumara ayo matsiko, ni ukumara ayo matsiko, yaba abakandida yaba abanyarwanda batoye, ni ukugira ngo tubereke uyu munsi uko bihagaze. Ariko ubundi itegeko riteganya ko byavuye mu matora by'agateganyo bitangazwa mu minsi 5 nyuma y'umunsi w'itora. Ni ukuvuga ko hari iby'agateganyo tuzatangaza kuri aya matora yombi ya perezida wa repubulika n'abadepite, yaba yabaye ejo yaba yabaye uyu munsi, mu gihe cy'iminsi 5. Ibyo ni byo by'agateganyo. Nanone itegeko rigateganya ko dutangaza ibya burundu mu gihe kitarenze iminsi 7 nyuma yo gutangaza by'agateganyo. Ibyo nanone tuzabikora. Uyu munsi rero icyo turi bukore, turimo turakora ibishoboka byose, twashyizeho ingamba zijyanye n'uburyo bwo kubarura amajwi, uburyo bwo kuzamura ayo majwi kuva ku biro by'itora kugera ku turere haza guhurizwa, kugera ku rwego rw'igihugu, ndetse dukoresheje n'ikoranabuhanga kugira ngo uyu munsi tuze kumenyekanisha abanyarwanda, tuze kubamara amatsiko vuba bishoboka tugereranyije n'ikindi gihe twayaga tubikoreramo. Mbere ko tugera ku musozo, mwavuze ko iby'ibanze mutangaza ngira ngo ari iby'abakandida perezida, ubwo ufite amatsiko yo kumenya iby'abadepite we yategereza ryari? Uyu munsi nitumara kubarura amajwi ya perezida wa repubulika amaze no koherezwa kuva ku masite y'itora, turahita tujyana mu bijyanye n'iby'abadepite amajwi araza kuba yabaruwe, ariko yo ntahita yoherezwa, araza koherezwa nyuma, ku buryo nabyo ibyo by'abadepite ejo bitarenze saa 8 nanone tuzaba tumaze kugaragariza abanyarwanda icyerekezo kijyanye n'ibyavuye mu matora y'abadepite. Shari Munyaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora. Studio niba munyumva, ni ibyo bibazo nuvaga nshaka kumubaza by'ibanze wenda kuri uyu mwanya, cyane ko n'abanyamakuru baza kugira undi mwanya wo kuvugana na komisiyo y'igihugu y'amatora, kuko uyu ni umunsi ukomeye, ngira ngo mwabikurikiye. Hari ikindi kibazo mwumva twamubaza wenda igihe ntabashe kugezaho? Evelyn? Urakoze cyane Kagabo. Reka dutegereze noneho ibiza kuva mu matora by'agateganyo mu kanya gato. Ndibaza ko nibyo rero mbere y'uko wenda murekura, kubera ko ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora, agiye namubajije ibyo natekereza muri akanya. Shari Munyaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora, wenda ku kiganiro mugiranye kigufi n'abashimira umwanya muduhaye, hari ikintu mushaka kongeraho? Icyo twongeraho ni ukongera gushima. Ikindi dusaba abakorerabushake bakiri muri aka kazi, nabo turabashimira ibyo bakora, ariko ibisigaye bari mu byo kubarura amajwi, kuyahuza, kuyageza aho agomba kugera, babikorana umurava, babikorana ubunyamwuga, kugira ngo icyo gikorwa kize kurangira neza. Nanone abanyarwanda bategereje bihangane, batoye, natwe dufite inshingano zo gukora akazi kacu nka komisiyo y'igihugu y'amatora, kugira ngo ibyavuye mu matora tubimenyeshe abanyarwanda, kuko ni inshingano zacu, akaba n'uburenganzira bw'abanyarwanda batoye. Ngira ngo aricyo mutansubije niba mwana kisubije sinacyumvise neza. Umukandida wakumva iby'ibanze bitangazwa, akumva ari imbere yizihiwe, akabyina, akishima, byafatwa biti? Nta kosa yabakoze, ariko ni ukumwibutsa nyine ko tutari twatangaza iby'agateganyo nk'uko itegeko ribiteganya, tutari twanatangaza ibya burundu nk'uko ndimo mbivuga. Kwishima, yishimiye ibyo tuza kuvuga nimugoroba n'uburenganzira bwe, ariko tukamwibutsa ko atari byo biza kuba bigaragaza ko yatsinze cyangwa yatsinzwe. Eveline, niba ubyumva neza, uyu munsi harara hatangajwe iby'ibanze ku matora y'umukuru w'igihugu, ubwo ni nyakubahwa Paul Kagame, umukandida watanzwe na FPR Inkotanyi n'indi mitwe 8 ya politiki yamushyigikiye, Dr Frank Habineza w'ishyaka Iharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije, ndetse n'umukandida wigenga Philippe Mpayimana. Ubwo mwe muri studio, muri abo ngabo, niba hari uwo mutekereza ko mu by'ibanze aza kuba ari imbere, ubu mwatangira kuba muvugana nawe mukaza kumenya aho muza kuba mwicaye. Bavuze yuko kwizihirwa no kwishimira ibiba byatangajwe nta kibazo kiba kirimo. Jean Pierre Kagabo, ndibaza ko nihaza gutangazwa iby'agateganyo biri buze kuba byavuye mu matora, abanyarwanda bari buze gutangira iby'ibanze. Ni iby'ibanze Evelyn, iby'ibanze tutaza gucumura twicaye hano ku cyicaro cya komisiyo y'igihugu y'amatora. Iby'ibanze kuko Kagabo, iyo urebye niba umuturage yageze kuri site y'itora saa 8
za mu gitondo urumva ko no kuryama bitaza koroha ategereje iby'ibanze biri buze kuba nibyo kugera kuri site y'itora nabyo tubivuge Verine saa 8 nabyo ni ukuzinduka yenda kugira ngo yiteganirize ariko itegeko riteganya yuko itora ritangira saa 9 za mu gitondo bari bayiraye ku rikarangira saa rubaba 9 ariko mwumvise irengayobora ryagiye ribaho bitewe n'impamvu zabaye bigatuma hari abagikomeje nabwo komisiyo y'igihugu y'amatora ikabibyemerewe ndibaza ko ibyo byose ni byiza ariko ubwo ngubwo ahubwo abanyarwanda mu gihugu hose bamaze igihe bahura n'abakandida babwira imigabo n'imigambi yabo bakishima ubu ni bwa bukwe bari barategereje burageze ubwo reka dutegereze abarya umunyu baba bawurya kuko iby'ibanze biraza gutangazwa ubwo tuvuge tuti nyiramahirwe atsinde. Urakoze cyane Jean Pierre Kagabo ndibaza ko uza no gukomeza kutubera aho ngaho utaza kuhava iby'ibanze bitamaze kugezwa iby'ibanze bitaratangazwa. Urakoze cyane Jean Pierre, reka tugaruke muri studio Marcel. Icy'ingenzi ni uko bavuze bati amatsiko abanyarwanda bari bafite ntabwo bari buyararane nibura buri wese ararabonye icyerekezo ndetse n'uri bucinya akadiho nk'uko babigarukaga ngo babe barya umunyu niko Kagabo bivuze ngo babe barya umunyu ubwo ngubwo icyaka cy'uyu mugoroba sinzi niba kiri bucyahwe n'icyayi ariko batubwiraga uko bimeze batubwiraga uko byifashe ndetse bavuga ko ntago abanyarwanda bari burarane amatsiko. Nyakubahwa senateri yari kirimo kutubwira ubwo babaga mu mahanga ese mu Rwanda iyo habaga hari amatora nk'abanyarwanda bari muri diaspora kuko diaspora ntivutse ubu mwabagaho muti icyo gihe mwumvaga batorerwa iyo habaga hari amatora mu Rwanda twarabikurikiraga ukumva uko byagenze kuri radiyo abantu batanga ibitekerezo byabo. Icyo nibuka cyane ni itora ry'itegeko nshinga ryo mu mwaka w'1978. icyo gihe gutora yego ryari ikarita y'icyatsi kibisi, gutora oya ryari ikarita y'ikijuju. Abakiri bato bari batazi ikinyarwanda ni grey mu cyongereza cyangwa gris mu gifaransa. Nabwo ngira ngo iri dark kuko hari usanga nyine ikijuju kijimye ni ivu rifashe. Ego icyo gihe rero ikituma mbyibuka prefectura zose zo mu Rwanda zatoye icyatsi kibisi ariko iwacu i Butebo prefectura ya Gikongoro yonyine niyo yatoye ikijuju. Banze itegeko nshinga. Mwariho iki? Nanjye ndimo ni amateka y'iwacu ga n'ahantu afite amateka maremare. Ibyo bintu by'abakiga urumva MRND niyo yari ku butegetsi icyo gihe, iwacu rero bari abanyanduga. Ibyo bintu bari bazanye ngo bazanye itegeko nshinga kandi hari irindi Kayibanda yarahasize ntibumvaga impamvu rihindurwa. Niyo mpamvu rero habayeho abantu bakoze kampanye kugira ngo abanyagikongoro bazatore ikijuju. Ikijuju kiratorwa muri Gikongoro. Perezida Habyarimana ararakara agenda avuga ijambo rikomeye rirakaje ndetse hari n'abantu bayifatiwe barafungwa. Nagira ngo mvuge ko n'urugero nari ntanze ukuntu amakuru twakurikiraga ariko muri rusange bitari bubagereho bitari butugereho. Nkuko nabivugaga mbere, ikintu kibabaza umuntu uri mu mahanga ni ukutagira bwa burenganzira nawe bwo kugira ngo ubundi ushobora gutorera muri ambasade. Ariko ambasade y'u Rwanda ntabwo twayikandagiragamo. Twanyuraga imbere yaho tureba hirya ngo hatagira n'umuntu ukuzi kuremwo uguhamagara akakubwira ati ngwino hano n'ubinjiramo agushyire mu isanduku akohereze mu Rwanda. Nta bandi banyarwanda batari bwe babaga mu zindi diaspora atari abo bahunze 5 9 atari bariya bajyanywe n'iriya politike mbi yari iriho kiriya gihe. Diaspora zo nta bandi banyarwanda babagayo babaga bashobora gutora. Abanyarwanda diaspora itari impunzi wayisangaga mu bihugu harimo nk'abanyeshuri bagiye kwiga mu mahanga. Ndashaka kuvuga nko mu Bufaransa, mu Bubiligi, abo ngabo babaga ari abanyarwanda bafite uburenganzira busesuye kimwe n'abandi batoreraga muri ambasade. Naho impunzi nta burenganzira zabaga zifite ntabwo zakandagiraga. Mu bihugu bya Afurika rero diaspora yindi itari impunzi bari abantu bagiye kwirwanaho bashaka amasambu. Ndavuga nko muri Uganda. Muri Uganda wakora isesengura abanyarwanda muri Uganda barimo ibice nka 3.
harimo abagiye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu bahunga shiku n'ikiboko by'ababirigi bakagenda bakagera mu Bwongereza niko bahitaga yambuka umupaka umuvumba yakwambuka umuvumba akaba batigeze mu Bwongereza mu Bwongereza nta shiku yahabaga nta kiboko cyahabaga cyari icy'ababirigi n'abafaransa iyo ni kategori cyari cyo mu babirigi n'abafaransa iyo kategori ya mbere rero yaje gukurikirwa n'abagiye bahunze abagiye bahunze muri 59 bo bagenda bajya mu nkambi ubwo ariko i Bugande murabizi ntabwo higeze habaho ikintu cy'ivanguramoko ngo abahuta abatutsi b'abanyarwanda iyo babatoterezaga hamwe bose nibyo byabaye muri 81 igihe Obote abirukana bakajya Tanzania abandi bakajya muri NRA Museveni yaratangiye igihe rebellion yego navuga ko diaspora muri Afurika henshi yari impunzi n'abandi bagiye gupagasa ariko nta ibintu by'amatora ntabwo rwose babijyagamo Eveline hari ikintu nahoze nshaka kubaza Scovia nk'umusesenguzi umunyamakuru w'umusesenguzi icyo wabundi mwahoze mubyita aya mahitamo yacu y'abanyarwanda hari ababinenga twe tuzi aho twavuye tuzi n'impamvu twahisemo icyo cyerekezo ubu imyaka 30 irashize aba banenga ko imyaka 30 ishize bakinenga bazahindurwa n'ibihe ni kakabaye icwende katazigera koga iyo mugiye mubireba ko babura ngo nicyo bayinenga batidora igicebe cyayo mubona bizagira iherezo sinzi niba wenda muri RBA iyi nteruro mwayikoresha aho genda avuga ngo nta musozi ubura umusazi rero uko byaba bimeze kose nge nemera ko politiki yo kunenga nta kitwaye kunenga n'igihe bimeze bite kuko nk'abanditsi ubu wanditse impapuro zawe zuzuye ariko umpaye ngo nsome nasanga hari aho wibagiwe aksa cyangwa se akadomo cyangwa iki abantu rero bazi kweditinga cyangwa gukosora inyandiko ntacyo batwaye kuko bakavuga bati ibi leta y'u Rwanda irimo irabikora ariko ibikoze ityo byaba byiza kurusha abo bantu ntekereza ko turabakeneye bo ntacyo batwaye ariko hari umuntu ubaho muri we kankoresha ijambo agatsindanwa n'ikibi cye agasigara atarisigiye uruhengekero rw'ahazaganirira ko yatsinzwe noneho akavuga ati uko biri kose gutsindwa ni kimwe reka nzapfe mburana ko ntatsinzwe ariko politike nibazana imvugo zirahari igitugu kutemera uburenganzira bw'abantu bose kuba abantu batisanzuye mu kuvuga byegeranyo birasohoka buri munsi media ntabwo ivuga sinzi icyo ntaravuga wenda jewe ntaravuga aho gende mu bantu bavuga kuri iyi misozi hanyuma ikintu kiba gihari ni kimwe nuko njya mbwira n'umuntu hari umuntu yandika nko kuri Twitter ukabona yatatse nkamwa ni ngewe ndi muri opposition nari bubura n'amazi ataragera muri uyu murenge ko ndawuzi nta mazi agira nari buburane ko abana ku ishuri byo kurya byabaye bike bari bakwiye kubona byinshi ariko urajya kuri televiziyo cyangwa ahandi hantu ubwira abantu uti mu Rwanda abantu bashize na Nyabugogo hari mayiti 40 aho hantu uvuga twese twahanyuze abantu bagera ni ukuvuga ngo wowe uri muri Remera aho kugira ngo wiremera bakuyoboka n'uwari uguhagaze havuga ati wenda zakina politike nzima uramujugunya cyane ntabwo turi buvuga ngo bari buhinduke cyane ko twebwe dufite ibyago biruta by'ibindi bihugu uko jenoside yubakwa ni ugutangira ikigishwa igashyira abantu mu byiciro finally igakorwa iyo kirangira cyangwa ihagaritswe kurangira kuri jenoside ubundi ntibibaho iyo ihagaritswe haba hari icyiciro cy'umuntu uvuga ngo tugiye guhakana twivuye inyuma kandi kugira ngo iki kintu twakoze kizakomeze cyitwa ukuri yewe nka seneta ntibikabe ungana nawe akavuga ati umukobwa wanjye Scovia agomba guhakana nkanjye kandi Scovia kuko yize kurusha jewe mu gihe cye no mu zindi ndimi aziranye n'abazungu umuhungu wanjye ariwe mwuzukuru wa seneta abazarushaho ku buryo njya mvuga ngo iki kibi bakagihererekanya kikaba umurage nko muri bo rero nsubiza ikibazo cyawe kuvuga ko kiri bucike nona ntabwo ari ikiraro ntabwo ari riba turi bukate ngo tuvuga ngo turafunguye amarembo ni uruhererekane gusa igihe kiragera wa muntu akibaza ati uwo twari kumwe we ko yabyumvise
hakigira i Nyarugenge, uriya imihanda y'i Nyarugenge hari ukuntu iba ikeye hakimerera neza, ubundi igenda cyarwana n'iki, bakajya bagenda bavamo, noneho itsinda risigaye na bene wabo bagasiga bavuga bati murimo murarindagira, sinkubujije sinzakurwanya ariko sindi buguherekeze, ariko kwemeza ngo bazahagarara. Hari icyo bita igitugu. Ubundi umuntu yakoze, hari n'ibihugu bimwe bya Afurika ndeba nkavuga ngo bikwiye perezida w'igitugu utegeka iki, ku mwana utagiye kwiga nyina nakubita amaso gitifu yiruke, icyo gitugu gikwiye kuba gihari. Umuntu utabasha kwivuza, icyo gitugu abantu bose bagasigara bahagaze nk'uko ku ishuri batubwiraga ngo uratebeza bavuga ngo nibwo ubusa neza, kabone nubwo uzi ko iyo utatebeje aribwo ubusa neza, ariko amabwiriza ni hari ibihugu dukeneye muri Afurika ko bikwiye igitugu kugira ngo, kuko nk'ubu urebye ibyago birimo kuba Kenya, iyo haba perezida abazungu bita umunyagitugu yari buba ashobora kuvuga ngo icyo abaturage baburana kiri he, ninde ugifite, yaba yarakimize bakamuniga akakiruka, ariko abaturage ntibasenye ibyo bubatse ngo abandi bapfe. Icyo gitugu ninde wacyanga se? Yewe icyo ngicyo nagitora. Honorable Senator, ntago mwagize amahirwe yo gutora ubwo mwari impunzi, witwaga impunzi, ariko uyu munsi diaspora, umunyarwanda uba hanze y'u Rwanda, icyo yakora cyose, ubushake bwose yaba afite, yemerewe kujya ku biro by'itora agatora. Ejo twiriwe tubibona, ubona rwose bishimye, banazindutse nabo, ngira ngo ibiro by'amatora byafunguye, bahageze nabo bari bayiraye ku rubaba nka ya sake Scovia yatubwiraga. Ariko noneho uyu munsi abanyarwanda bafite ayo mahirwe, baba bari mu Rwanda baba bari hanze yarwo. Ikindi, umunyarwanda aratora adategetswe gutora, aratora uwashaka, nta umukurikira ngo arebe ngo cya gikumwe wagiteye hehe, ashobora kugitera aho shaka hose yakihatera, nta muntu uba umuhagaze hejuru, nta n'ushinzwe kubira, nta n'ubireba, nta n'ufite umwanya muri ba bantu bari muri buriya bwihugiko. Aya mahirwe urubyiruko, mwari urubyiruko ntimwagize amahirwe yo gutora, ariko uyu munsi urubyiruko ni nk'irihe somo cyangwa se rubibyaza umusaruro gute ko ari rwo duteze amaso y'ejo hazaza? Umva, reka mbaze ngushimire kuko soye abantu banditse na ka kantu bavuze ngo bayiraye kwibaba. Oya, tuyiraye kwibaba, uraza kukabona tuyiraye kwibaba. Ubundi bayirara ku rubaba. Ubundi yari isake iriho umuntu uryamye avuga ngo yaye kwibaba. Ni ku rubaba. Naho rero iyo wavugaga rero kabisa, reka nanone nongere nshime ku mugaragaro amashusho nabonye y'abanyarwanda bo muri Kenya. Uzi ukuntu banganaga abantu bitabiriye amatora kuri ambasade yacu i Nairobi. Bari benshi, urupangu rwari rwuzuye abantu binjira benshi cyane, kandi kuva mu gitondo. Hanyuma no ku mugoroba ambasaderi aza kwandika kuri Twitter avuga ati bigeze saa 12 bose batoye. Byashimishije. Kampala nabo bari benshi cyane. Ubwo n'ahandi nuko nyine bagiye batatanga amashusho, nibwo tamasimbi hose abantu bo mu Bubiligi nibo bambere banyerekaga rwose. Ejo banyereka igikumwe ko bavuye gutora muri Amerika, Canada, hose Canada hose. Birashimishije. Kandi numva ko komisiyo y'igihugu y'amatora yavugaga ko abanyarwanda muri diaspora biyandikishije bazatora bagera ku bihumbi 77. Ibihumbi 77 si abantu bake, kandi ubona ko babyitabiriye babishaka, nta gitugu. Hari abantu rero bajya bavuga ngo nabari abantu bajya kwakira umukandida ngo hari abakora defense ngo cyangwa abadaso ngo bajya kubakangura kubajyana ku ngufu. None se abo badaso no muri Kenya barahari, abo badaso mu Bubiligi barahari. Ndashimira rwose ukuntu abantu bo muri diaspora bitabiriye kiriya gikorwa, bakerekana ubushake, bakana ko iki gihugu ni icyabo, kibahesha ishema. Ubu ngubu burya iyo mbivuze, abantu bataragira amahirwe yo gusohoka muri iki gihugu batembere, bajye i Burayi, bajye muri Amerika, uvuye muri Canada, ntabwo bazi agaciro, ntibazi agaciro pasiporo y'u Rwanda ifite. Yego, gakomeye cyane. Aho ugeze hose kuri immigration, yego, urayimwereka, umudubani akareba, you come from Rwanda. How is Kagame?
bose baba bazi ko munaturanye abantu bazi ngo tubana mu rugo, bazi ko mubana mu nzu. Abandi banyafurika akabashyira ku murongo hariya, akabanza akayigaragura, akagira ate, akamureba, akayishyira ku ruhande. Ariko twebwe umunyarwanda arubashywe, kandi byose tubikesha ubuyobozi bwiza dufite. Nicyo kintu rero ubu ngubu n'abariya abanyarwanda muri diaspora nabo kibatera ishema aho bari, ntabwo bafatwa nabo mu bindi bihugu, ntirirwa mvuga amazina, ariko rwose igihugu cyacu gifite icyubahiro aho ugiye hose mu mahanga. Ni ryabanga ngira ngo ntabwo rero twagize voilà ibanga abanyarwanda tugendana abanyamahanga ryarabayoye. aya mahirwe mwe ntimwayagize? Aya mahirwe twe ntabwo twayagize. Nabaye impunzi imyaka 21, iminsi 8548 narayibaze rutangara. Nanditse igitabo ndayibara kuva sose mu Rwanda kugeza ngarutse. Nose natugana ku musozo. wahunze ukuze. Nahunze afite 17. Yego. Urugendo abanyarwanda bamazemo igihe, kwiyamamaza kwatangiye ku itariki 22 Kamena kugera kuri 16 Nyakanga, bikaba byapfundikiwe n'umunsi w'amatora, aho abanyarwanda bihitiyemo abatumirwa. Twari kumwe, nagira ngo nibura nko mu ijambo rimwe cyangwa abiri, Scovi, ubuhe butumwa watanga dusoza ikiganiro? Nuko umuntu uba atagize uruhare mu gutora cyangwa mu gushyiraho umuyobozi, njye mvuga ngo nibigera no mu masaha yo kubaza ko hari bitakozwe, ajya agendera mu muvuduko muke, kuko tubifite nk'inshingano gutora, kugira ngo nitujya no kubaza inshingano z'uwo twatoye kutadukoreye ibi biteganywa n'itegeko, tubikorane umurava ungana n'uwo twazindukanye dutora. Ni inshingano rero uwumvise avuga ati hariyo abantu benshi ndaza kuba njyayo, isaha zikamugererayo, ikindi akaba yanaryama saa 9 zikamugeraho. Ikindi ndagaye abajene kubona ku masite y'itora hari ba nyogokuru bacu, ba data, ba mabukwe na ba data bukwe, ariko ibi hari aho byubahiriza, ari bo bari ku masite. Abajene mukiri mu rugo, mukwiye kuba mwaje kare, by'umwihariko mukaza gutora mbere, ndavuga abasore n'inkumi, ahubwo bababyeyi bacu tukabasindagiza, kugira ngo n'icyo gicuku yabyutse ataza gusitara abana muri mu rugo. Hari babigize nka misa ya mbere ngo nijyamo abantu bakuze. Yakoba senateri, mu nteruro imwe cyangwa ebyiri, n'ubuhe butumwa mwatanga dusoza ikiganiro? Ubutumwa natanga cyane cyane ndabuha urubyiruko. Muzi ko ubu ngubu abari munsi y'imyaka 35 mu Rwanda bararenga 70%. Mwebwe bana bacu mufite 35 no gusubira hasi, mumenye yuko igihugu cyavuye kure. Ubu burenganzira mufite bwo gutora twebwe twarabwifuje tukiri bato, ntabwo twabonye. Muharanire kugira ngo iki gihugu gihore kigira amahoro, mwange uzabigisha amacakubiri aturuka hose ko niyo asenya iki gihugu, naho ubundi igihugu cyacu iyo hataba biriya bihe bibi kiba kigeze kure cyane. Muri make ibyiza bafite babisigasire, banabibyaza umusaruro. Nuko rwose. Reka tugushimire cyane Honorable Senator Havugimana, wakoze cyane. Scovia Mutesi, wakoze ku bitekerezo byawe. Base naha twasoreza ikiganiro. Ngira ngo Kagabo nkuko bivuze ngo natwe tujye kurya umunyu twatoye nk'abandi abari bakurikiye televiziyo y'u Rwanda. Ibiganiro byo birakomeza, ariko dukomeze dutegerezanye amatsiko kugeza ubwo komisiyo y'igihugu y'amatora ibuze kuyatumara. Ahasigaye mugubwe neza kandi Imana ibane namwe. One day